Shangira record. Yego yemwe abasangiranye dusangiye umuco muze tusigasire utaducika nuzagerageza kuwutera ibuye tuzamukinga bagenda maramasa guma Nshuti mukunzi Shangira TV na mwakunzi Shangira TV reka tubabwire ngo ku Shangira TV turaje kugira ngo tuganire uyu mwanya rero tubageze mu mudugudu wa Kacyiru aho umuyobozi w'ubuyobozi gakondo mu Rwanda madamu Nziza yakoranye umunsi mukuru by'umwihariko rw'umudugudu aho insanganyamatsiko none yavuze ati twimakaza ubumwe bw'abanyarwanda tubungabunga ndetse n'ibimera kandi tubisigasire. Ahangaha rero umuyobozi yarahagurutse ahita atangira aganiriza abavuzi gakondo baturutse muri ibyo bice bitandukanye cyane harimo komite nyobozi by'umwihariko irimo abavuzi gakondo bari mu turere dutandukanye ku rwego rw'igihugu ndetse by'umwihariko arahaguruka agira umunsi icyo abwira abavuzi gakondo kuri uwo munsi w'itariki 31 z'ukwezi kwa 8/2023. Bamusanganije rero amashini impundu ndetse bavuga bati urakaza neza muyobozi wacu twari tugukumbuye kukubona. Hanyuma rero dore impamvu nyamukuru yatumye gahunda yose ayishyira kuri rw'umudugudu. Aravuga ati ndashaka yuko abavuzi gakondo bajya ku murongo ndetse by'umwihariko bagasobanuka kugira ngo amacakubiri acike mu bavuzi gakondo maze dusenyere umugozi umwe ndetse tubavuzi gakondo koko babereye u Rwanda babereye igihugu ndetse abantu bose bazaze baza gusura umuvuzi gakondo wo mu Rwanda babone koko atandukanye n'abandi bavuzi gakondo bari mu bice bitandukanye by'ahandi hantu hagiye hatandukanye ndetse muri Afrika ndetse no ku isi yose. Banyakwa abashyitsi bahire mwaje kwifatanya natwe kuri ibi birori. Banyakwa abayobozi bahagarariye abavuzi gakondo turere mwaje kwifatanya natwe kuri uyu munsi ndabaramukije muri aho. Uyu munsi mukuru wacu ufite insanganyamatsiko egira iti twimakaza ubumwe bw'abanyarwanda nk'isoko n'umuzi dusigasira umuco turanga habungabunga ibimera n'ibiri gucika kandi bivura. Nk'uko insanganyamatsiko yacu ibidusaba bizirikane kandi tubiha agaciro kuko biratureba yaba twe n'abadukomokaho kuko niyo ngobyi iduhetse. Tumaze igihe imikorere yacu icumbagira kubera bamwe muri twe bananiza abandi bazana politike ubuvuzi gakondo bashaka gufata ubuvuzi gakondo nkaho ari ishyaka cyangwa amatsinda ndetse n'ibindi. Bikaba ari bimwe mu bintu bishobora kuba bitwicira umwuga wo kubungabunga ubuzima bw'abanyarwanda. Twataye indangagaciro nk'abavuzi gakondo bakoresha ibimera tutatira igihango dukomora ku babyeyi bacu cyangwa se abakurambere muri twe. Bamwe bararikira indonke aho kugira ngo basigasire amagara y'ababagana. Dufite inshingano zo kuvura kugira ngo turamire ubuzima bw'abanyarwanda baje batugana twirinde guta agaciro gutesha agaciro n'umwuga wacu. Nejejwe no kubamenyesha ko nagize uruhare mu gutegura itegeko rigenga kandi nkaba nabamenyesha ko riri hafi gusohoka. Kuba dukora nta tegeko byatumye bamwe muri twe tutiha agaciro dutentebuka. Kumva ko nta tegeko rihari wari guhaya hari cyagira agaciro ni uritanga se yigeze avuga ngo mwikora nta tegeko rihari. N'ubundi avuze ngo mwebwe nimukore nta tegeko risohoka twakora ntitwakora. Uwo nta wundi ni intore zirusha intambwe perezida wa Repubulika. Hari ibyo dukwiriye kureka ahubwo tukabavuzi gakondo n'abajyanama mu gusuzuma mu gutanga ubuvuzi twirinda gucumbikira abarwayi twirinda kubaga cyangwa se kubyaza ibiduhuza n'inyama n'amaraso tukabireka tukimakaza ubumwe. Waho umurwayi yakunaniye ukamwohereza ahandi ndetse byaba na ngombwa ibyo tubuzwa na Minisiteri y'Ubuzima cyangwa se leta yacu y'ubumwe tukabikora kuko byose nibituzanira ibyiza. Harimo kwamamaza ku maradiyo, harimo gukora gahunda zimwe na zimwe tutabimenyesheje ubuyobozi, rimwe na rimwe tukitwa nk'ibigande cyangwa se abantu batumvira.
duhagurukire kubungabunga ibimera n'ibiti biri gucika kandi bivura, dutera uturima tw'igikoni hafi y'aho dutuye ndetse n'amajaride botanike y'ibyo muvurisha. Duharanire kuba intangarugero muri gahunda za leta zose, ejo heza, umuganda, umugoroba w'umuryango, ibibazo bibangamye imibereho myiza y'abaturage n'ibindi byinshi. Biratangaje ko umuvuzi gakondo uyu munsi wa none atazi gahunda za leta aho ziherereye kandi abungabunga ubuzima bw'abanyarwanda. Baravuga gahunda y'umugoroba w'ababyeyi. Ubuvuzi gakondo bwacu bushingiye ku muco. Mwari mubizi? Ubuvuzi gakondo bushingiye ku muco. Duharanire guteza umwuga wacu imbere rero, tuvura dukoresheje ibimera, tubungabunga kandi twihesha agaciro, tugahesha n'abatugana. Twirinde indonke aho hari bamwe batanga imiti itavura, bigatuma hari bamwe muri twe bafunzwe, abandi bakaba bashobora gushyira ubuzima bw'ababagana mu kaga. Ndabasaba gukorana inama n'abo muyobora mu turere, ndetse nawe utari umuyobozi ukaba ijisho rya mugenzi wawe. Nyuma rero yahise tuganira nawe kugira ngo atangarize abavuzi gakondo noneho gahunda nshyashya yuko ibintu bimeze ndetse n'impamvu gahunda bayishyize ku mudugudu kugira ngo abavuzi gakondo bose babashe gukorera umunsi mpuzamahanga ku rwego rw'umudugudu, ndetse nawe ayukorera mu mudugudu wa Kacyiru. Sinanjye nitwa nziza nkaba ndi umuyobozi w'abavuzi gakondo. Uyu munsi tariki 31 z'ukwezi kwa munani nibwo twizihiza isabukuru umunsi mukuru ny'Africa w'abavuzi gakondo ku isi cyangwa se muri Afurika, ubunini muri Afurika. Tukaba rero twawizihije nubwo byabereye mu midugudu, natwe hano mu mudugudu wa Kacyiru akaba ariho twahuriye tuganira ku nsanganyamatsiko, turebera hamwe uburyo twabungabunga ibimera kugira ngo bitaducika, dusigasira ubumwe bw'abanyarwanda. Aho byagiye bikomeza kugaragara hirya no hino kudahuza, kutumvikana, amacakubiri mu buvuzi gakondo, naho byasaga nk'ibyamaze kwinjiramo. Ariko ubwo twaganiriye hafashwe ingamba, ndetse n'ubuyobozi bwafashe ingamba z'uko ubuyobozi bw'ihuriro ry'abavuzi gakondo ku bufatanye na Minisiteri y'Ubuzima ko tugiye kuranduramo uwo muzi, tugiye guhuriza hamwe, tugiye guhuza amaboko, tugiye guhuza ibitekerezo, tugiye kubaka igihugu, tukacyubaka rwose, tugatanga uwo musanzu nk'abanyarwanda bavurishije ibimera bikomoka ku nyamaswa, ubutaka n'amazi. Muyobozi, tukomeje rero tukubaza, mu by'ukuri turabashimye cyane by'umwihariko kuba mwamaze kwibwira abatwumva. Hanyuma tukiranga muri uyu munsi rero ngarukamwaka, umunsi ny'Afurika wahariwe ubuvuzi gakondo, hariho ikibazo gikomeye kirimo kiboneka muri igihugu cyacu. Abavuzi gakondo mu by'ukuri biyitirira uwo mwuga atari abavuzi gakondo, babandi twita abatubuzi. Cyo murakivugaho iki? Ni izihe ngamba mufite kugeza uyu munsi, ko bigaragara ko ahantu hose usanga abantu barimo barira bavuga ko hari abantu bababeshye, ndetse by'umwihariko ugasanga barimo gutaka cyane? Cyo ntabwo ari ikintu gikomeye cyane mu gihugu cyacu, kuko intwari z'irusha intambwe yagiye yubaka inzego uko zikurikirana guhera ku isibo kugeza ku rwego rw'igihugu, ndetse duha umwanya, turavura, turakora, nta tegeko turabimushimira. Ni nayo mpamvu tugomba guhora dukangurira abantu bakora uwo mwuga gufatanyiriza hamwe. Twaba twashyizeho ingamba zikomeye kandi zikakaye zo kugira ngo hagire ibihagarikwa, hagirwe ibirandurwa, abantu bahindura imyumvire, babeshywa, bakanyurwamo, bakabwirwa ibidafite umumaro. Ntabwo nibaza ukuntu umuntu ashobora kukubwira ngo ngwino tujye hariya ari umuyobozi, wowe uzi neza umuyobozi nyawe nyirizina witoreye, ngo ujye kumutega amatwi. Icyo gihe rero tukavuga ngo, tugasaba yuko n'inzego z'umutekano cyangwa se inzego bwite za leta zakagombye, niba ari umuyobozi watumiye uwo muntu aciye hirya, aho ndavuga nk'ibyabereye Musanze n'ahandi hose mu gihugu, byo kubiba inzangano, gutandukanya abanyarwanda,
ntabwo hagenda habura bagiye banyuramo no mu bavuzi gakondo natwe byari byasaga nk'ibyinjiye. Ye nkavuga rero nisabira inzego z'umutekano ndetse na Perezida wa Repubulika mu gihe ibyo bintu byabaye umuyobozi akabifatirwamo ndetse n'abaturage bashutswe bakabijyamo nabo bakagombye kubihanirwa, kuko umuturage si umwana, umuturage ni umuntu uba ufite urerwa kuva ku bwana akagenda arebererwa kugeza igihe ageze igihe cyo gufata irangamuntu, yageze igihe cyo gufata irangamuntu agafata ibyemezo, ndetse yaba ari ushaka akubaka akaba yemerewe gushyingirwa cyangwa se gushaka ari umusore. Ntabwo twagira abo baturage bahora bameze batya, babwirwa ngo aha baragiye bagiye gutora abatware barirutse, bagiye gushyiraho abami barirutse. Perezida wa Repubulika yatumaze agahinda, umutekano turawufite, amahoro turayafite. Nkeka hari ko wenda n'ibyo byose byaba bituruka ku murenga. Nkaba nababwira cyane abavuzi gakondo ko bagomba kuva mu mikino nk'iyi. Twamagana abazunguza imiti mu muhanda, twamagana abantu batagira aderese birirwa ku macano, birirwa ku maradiyo bamamaza ubuvuzi. Ibyo bintu rwose uzabifatirwamo azabihanirwa twifashishije inzego zibishinzwe, harimo Minisiteri y'Ubuzima, harimo RURA, harimo inzego z'umutekano. Ntabwo ibyo bintu bizemerwa yuko ubuvuzi buguma ku maradiyo, buzunguzwa mu muhanda, umuntu akirwaye sikoro akabana atagira aderese. Nizo ngamba tugiye gutangira gukora, ariko dufatanyije n'inzego z'ibanze, dufatanyije n'inzego za Minisiteri y'Ubuzima, dufatanyije n'inzego za Minisiteri y'Ubuzima ndetse n'inzego bireba muri rusange, kuva ku nzego z'ibanze kugeza ku rwego rw'akarere. Ubutumwa rero mwagenera abavuzi gakondo kuri uyu munsi mpuzamahanga wahariwe ubuvuzi gakondo ni iki? Ko cyane turimo tubona ko hari abavuzi gakondo badafite ibyangombwa, ndetse by'umwihariko bavuga bati ese tuzakora gute nta byangombwa dufite ku byo twari dufite byarangiye? Ese abavuzi gakondo mwababwira iki? Icyo ni kimwe. Ikindi kandi ese ku bavuzi gakondo batakoze uyu munsi mu rwego rw'umudugudu kubera ko wenda ibi bintu bibaye nkaho byatunguranye cyane, hari icyo mubateganyiriza wenda mukavuga bati ikindi gihe muzabateganyiriza wenda kiri pororonje, cyangwa byarangiye ku rwego rw'igihugu ubwo byarangiye ni ku mudugudu? Ese urwego rw'igihugu ho murawuteganya hehe, bimeze gute? Kugira ngo bigende neza ku rwego rw'igihugu wabayeho kuko twarabitangaje. Yego. Ari nayo mpamvu natwe twaje hano ku rwego rw'igihugu, ku rwego rw'umudugudu. Yego. Ariko twaba twafashe ingamba zo kujya mu turere. Hariho inzego zari zaragiye zubakwa, hakaza abantu baza kuzisenya, abo bantu bajye babura, ariko nanone tubiyama ko bitazakunda ngo tubareberere gutyo gusa. Nibutsa n'abavuzi gakondo ko bagomba gutangira amakuru mu gihe, bagomba kuba ijisho rya mugenzi wundi, batemerewe gucumbikira abarwayi, batemerewe gukura ibyinyo, guca ibirimi, kubyaza. Hari ibintu batemerewe kandi rwose uzabigwamo azabihanirwa n'amategeko. Ikindi cya kabiri, ntabwo turi bujye kure y'insanganyamatsiko twagenera abavuzi gakondo. Insanganyamatsiko iragira ngo dusigasire umuco, tubungabunga ubumwe bw'Abanyarwanda, dusigasira ibimera n'ibiti birimo gucika kandi tuvurisha. Nibagerageze kubibungabunga, ntibateme igiti badatera ikindi. Niba uwo muti ari wabona akoresha, agire jardin botanique, agire akarima k'igikoni, ab'intangarugero aho atuye, agire isuku ku mubiri n'aho akorera, agendere kuri gahunda za leta, kuko iyo utamenye gahunda za leta ntabwo umenye ibintu biva n'iyo bijya. Dore ko ari nayo mpamvu abenshi usanga bisanze mu bico by'abategura ingeso zindi zihabanye na gahunda ya leta, ugasanga bibakururiye gukora ibinyuranye n'amabwiriza ya leta. Murakoze muyobozi. Rero by'umwihariko ariko hari ikibazo ndimo nibaza, ese abavuzi gakondo hari indwara bemererwa kuvura n'izo batemererwa kuvura? Cyane rwose zirahari. Nta muvuzi gakondo wemerewe gukora ibimuhuza n'inyama n'amaraso. Yego. Ubwo harimo guca indasago, kubyaza ndetse n'ibindi. Nta muvuzi gakondo wemerewe kuba yavura umwana w'uruhinja, ntabwo azi doze yamuha. Mu gihe ibigo bibasha gupima iyo miti y'ubuziranenge, mu gihe Minisiteri y'Ubuzima ikibikurikirana ndetse n'itegeko ryacu riri gukosorwa, ayo ni amabwiriza yashyizweho n'urugaga, bamwe barayazi. Nta muvuzi gakondo wemerewe guhereza umugore utwite imiti ngo aramuzingura akamuhereza imiti yo kunywa azi neza ko ibyo umubyeyi yari iby'umwana afata.
iki muyobozi rero tukiri aho ngaho ni naho harimo ikibazo hazingiye ikibazo gikomeye hari abavuzi gakondo twumva ngo bavura inyatsi abandi ngo bakagaruza ngo ibyibwe abandi ngo bakazingura nyine nk'uko twabivuze se koko abavuzi gakondo bavura inyatsi bakagaruza ibyo byibwe ntabwo tubyemeranywaho mu mahugurwa twagiye tugirana mu bavuzi gakondo mu turere dutandukanye inyatsi ntekereza ko ari ekonomi ibitagenze neza wabashije gukora agasevinga ntabwo ayo mafaranga yakwibwa avuye kuri konte warakize kuri konte akabura nabwo yaboneka icya kabiri bamwe birirwa babeshya ngo bari buze gutsinda kubera ko bagiye mu bapfumu nakongera nkagikomosaho n'umukuru w'igihugu yize akivugaho ntabwo ziriya mbaraga z'abari abana b'abasore bakina mu kibuga ntabwo ari imbaraga za satanike ahubwo ni imbaraga z'ibyo bariye z'umutoza wabatoje bakajya kugaragariza ibyo batojwe mu kibuga none ko ibyo bintu byaba bibaho kandi bigasoza batsinzwe niyo mpamvu tutabyemera ibintu rero by'imbaraga zitagaragara njyewe nemera imbaraga z'abavurisha ibimera ibintu biri science nibyo nemera kandi nabyo mpagarariye ariko ibyo kuvuga ngo hariho inyatsi kora sevinge zinduka ugira akarimo werekezaho amaboko urebe ko Imana idashyiramo umugisha ariko were gutakaza amafaranga wakoreye igihe kirekire ngo n'ubundi wongere ujye kuyatakaza ujya kuyatanga ngo bakuvure inyatsi ubwo rero urumva ko n'umuvuzi gakondo adashobora bimwe avuga ngo ndagaruza ibyibwe ngo ndagaruza ibyibwe no kubeshya na Bibiliya neza ivuga ko buriya umujura abaje kwica no kwiba no kurimbura ikindi cya kabiri undi mujura wa kabiri ni ibitotsi burya agatotsi karakwiba umujura akaza kwambuka akaza akakwiba ahubwo twebwe tubwira umuntu kurinda ibyo afite mu gihe habayeho umujura nyine abantu bafite ingeso mbi badafite uburere barahari aho kugira ngo bakore bakaziduka bajya kwiba iki gihe rero nta muntu turabona mu myaka mpagarariye umwuga ugaruza ibyibwe ibintu iyo byibwe genda wegere inzego z'umutekano wegere urwego rwa RIB wegere polisi ikwegereye uyitunga agatoki dore naraye nibwe kabone n'ubwo waraye wibwe mu nzu muturage muntu uri bubone iki kiganiro genda wegera inzego zikwegera babwira uti nibwe ahubwo ntunakore aho baciye baza kukwiba wegera inzego zibanze inzego z'umutekano ziragufasha icyo kibazo zigaruza ibyibwe tujya tubona polisi igaruza amatelefoni yibwe RIB tujya tubona abanyamahanga bibwa amafaranga polisi kabigarura hirya no hino mugenda mubibona ariko ntabwo turabona umuvuzi gakondo n'uwo bagaruriye amafaranga uza kubivuga usibye kwiharuka abona umuntu agiye kuri radiyo ngo ngiye ngaruza ibyibwe ngo ngiye ngira gute nta gihe abantu babi n'abeza batabayeho banyarwanda nimwirinde abantu bashuka ngo bagaruza ibyibwe nta bantu babigaruza ibintu byo kuvuga ngo barakuvura inyatsi nta muntu uvura undi inyatsi ikorera amafaranga yawe uzindi kugira icyo werekezaho amaboko usevinge kuri konti leta ifite uburyo yagiye ishyiraho amakonte amakoje banki arahari banki y'abaturage irahari banki do Kigali irahari amabanki yose arahari sevinga ajyana kuri konti wibika amafaranga mu rugo bizagufasha kutabwirwa imyumvire yo kuvuga ngo ni inyatsi murakoze cyane muyobozi rero by'umwihariko w'ihuriro ry'abavuzi gakondo mu Rwanda ariko tukiri aha ngaha ubutumwa mugiye kugenera abavuzi gakondo by'umwihariko bari bafite imitima ikangaranye bamwe babatumiraga ngo babajyana kuri stade i Nyamirambo ngo niho umunsi ny'Africa uri bubere abandi ndetse barimo barabasanga mu ngo iyo ngiyo iwabo babereka yuko ngo umuyobozi yavuyeho ibyo namwe murabizi mukunze kubyumva kenshi ni iki muri bubwira abavuzi gakondo bari bukurikirane ubu butumwa noneho ni yihe mpanuro mugiye kubaha cyangwa se ni kuhe guhumuriza mu bahaye kuri uyu munsi urakoze cyane kuri icyo kibazo mbashije tugiye gutangira gukorana n'inzego z'ibanze umuvuzi gakondo akabazwi mu kagari mu mudugudu ni isibo afite iyo fishi imuranga nta muvuzi gakondo ukwiriye kwirwa yirukanka erega iyo si umwuga bize vuba ahubwo hari abantu bakunda guhora bajarajara twebwe twababwira ngo nibicare hamwe hari inzego zubatswe mbere y'uko kujya kujarajara baza umuyobozi w'inzego z'ibanze harimo uw'isibo harimo mudugudu harimo w'akagari harimo uw'akarere dufite n'uduhagarariye ku karere no ku murenge no ku kagari barahari banzu baze neza were guhuzagurika niwumva bikuyobeye uduhamagara utubaze waduhamagara ukatubaza tukabasha kukubwira uko urugaga rwubakitse mu gihe tugitegereje itegeko dushimira na Minisiteri y'Ubuzima ikomeje kudufasha kuritunganya rikaba ryarageze muri parliament twaba twiteguye yuko mu gihe gito yari riraza gusohoka rero ndababwira mbamara impungenge yuko bakwicara bagatekana bagakora umwuga wabo nk'uko Perezida wa Repubulika yemeye ko bakora
uyu mwanya wa none itegeko rikaba riri gukosorwa isaha n'isaha rikaba ryasohoka. Nibirinde ibibaca intege, nibirinde ababayobya, nibakomeze bagire intumbero n'icyerekezo, bave mu byahahise bakomeze bagendane n'icyerekezo leta y'ubumwe irimo idutegurira kuko ibyiza biri imbere. Ya murakoze cyane rero, reka tubashimire by'umwihariko ku kiganiro muduhaye, kandi nizera ko n'abavuzi gakondo ubwo bagiye kuba babyumva, bagiye mu bice bitandukanye ndetse by'umwihariko n'inzego z'ubuyobozi bireba kugira ngo babashe gufasha abavuzi gakondo kugira ngo umwuga wabo ujye mbere. Nongera mbisubiremo, nta muvuzi gakondo wemerewe kujya kwamamaza imiti ku maradiyo, nta muvuzi gakondo wemerewe kwamamaza kuzunguza imiti mu muhanda, nta muvuzi gakondo wemerewe gucumbikira abarwayi cyangwa se gukora ibintu bimuhuza n'inyama n'amaraso. Ntabwo ubwo bushobozi babufite, nibakoresha ibyo bafite kandi babikoreshe neza, bavura basigasira amagara y'ababagana. Ubwo ibimuhuza n'inyama n'amaraso bishatse kuvuga iki muyobozi? Baga, guca indasago, kotsa imyotso, kubyaza, gukuramo udupira twabona ko ibintu nk'ibyo ngibyo. Baranabikora rero n'abavuzi gakondo. Babyirinde kuko baba batabikora, ariko ubukangurambaga ntabwo tureka kubuvuga kugira ngo batagwa muri ibyo bibazo, kandi birinde ibyaha, ibintu bibakururira ibintu by'ibyaha bibajyana mu nkiko, bajye bagerageza kubyirinda, bategereze itegeko n'irisohoka rizabageraho. Shangira record. Yego yemwe abasangiranye dusangiye umuco, muze tuwusigasire utaducika, nuzagerageza kuwutera ibuye tuzamukirira abagenda rero hahise hafatwa ifoto y'urwibutso ndetse by'umwihariko abavuzi gakondo bose, hanyuma ya timu nini cyane, abantu ndavuga abantu bavuga ari kijyana mu gihugu cyose, bari bateraniye nyine Kacyiru, umudugudu wa Kacyiru, aho umuyobozi yafatanye ifoto n'urwibutso n'abayobozi bahagararira uturere ndetse n'abandi bavuga ari kijyana bari mu gihugu bose, ndetse by'umwihariko arangije gufata bamaze gufata iyo foto y'urwibutso, ahita noneho yamuritse ndetse n'abayobozi, yerekana n'abayobozi bahagararira uturere, araberekana bose uko uturere ari 30 ndetse nta karere na kamwe kaje kadahagarariwe, kuko aha ni ahantu hari abantu bagera hafi muri magana ngahe, muri magana, hafi muri 300 400, abantu bagera muri 400. Mu by'ukuri ubona ko bari bitabiriye ari abantu benshi, abantu bagera muri 400 baturutse mu bice bitandukanye, intumwa zaturutse mu gihugu hose, kuko twabonye ko abantu bose bari gahunda yose yakorewe ku rwego rw'umudugudu. Urumva ko ari ibintu byiza kandi bisobanutse, ibintu byiza kandi bisobanutse cyane 5 kuri 5. Ndetse nkubwire ngo umuyobozi amaze kwerekana urabona ko ari abayobozi bakeye kandi bameze neza, abayobozi b'uturere bakeye kandi bameze neza, bakeye kandi bameze neza mu bice bitandukanye by'u Rwanda. Hanyuma rero reka nkubwire ngo ni ibintu byari byiza cyane. Uyu ni Nyarugenge twa Munyankindi Rosa, Amaka Fontaine wa Gasabo, Nyarugenge Gasabo. Uyu muntu niwe muntu ushinzwe kumenya ngo uyu muntu ni umuvuzi gakondo cyangwa se umuvuzi gakondo. Niwe uzamubona yamanutse hasi mu cyaro ari hehe, tugomba kumenya umuvuzi gakondo agiye gushingwa systeme. Hari n'abandi batashe bazafatikanya, ariko bakazaba bafatanyije n'abo umujyi wa Kigali. Umujyi wa Kigali harimo Mudahari Adrienne, ntabwo yabonetse mu Karugwiza. Hari indi timu izaza kuri uyu ifatanyije umujyi wa Kigali, Nyarugenge, Nani Gasabo, Nyarugenge n'uyu n'abandi babiri badahari. Iri mbere gato ya Ismaile, uyu nawe azaba ari kumwe n'iyo timu kugira ngo mubarebe kuko mugiye guhagararira abandi hari hasi. Uyu akaba ari we muntu ugomba kumenya ibintu bijyanye, ese koko turi muri gahunda ya leta, duhagazemo neza, ahantu ukorera harazwi, ntabwo ukorera mu muheno baguhamagara mu muganda ntujyeyo. Kumenya ko connection direction hagati y'ubuyobozi n'umuvuzi gakondo aho tuye. Hari umuntu wahuye rero nawe nigira imbere mu murebe, akarere ka Huye, Ruhango, Ngwino na Ngoma. Uze hano ntabwo nibutse Ngwino nawe yego Ngororero. Uyu muntu niwe uhagarariye akarere ka Huye. Twagiyeyo dufite umunsi mukuru w'abanyamuryango ba RPF mu Rugaga, haje abantu barenga 800.
bari baduteguriye sale y'abantu 300 byashoje bigenze bite batwimuye yitwa Jean Dudu irindi zina yakaremye Jean Dudu ariko uyu munsi wa none ahamagaye n'abantu 10 sinzi ko yababona aje n'icyo biti byoni subirira inyuma urakoze cyane agiye kuza umuntu wo muri Gakenke yagiye kubasuhuza ubonye kabanda uyu ni umuyobozi w'akarere ka Gakenke nta byonyi birazamo yarakaniye aguca n'agasha nta mikino haje umuntu wo muri Musanze amugira amahoro yitwa Ubeti Imbabazi uyu rero nawe ni umuntu uzi guhangana paka umwuka wa nyuma nubwo byagenze bityo abantu bo bari baje ariko n'igihe wafashe icyemezo cyo kubihagarika kugira ngo tudateze ikibazo habanze bimwe bikemuka ibindi bigenda ndagushimiye nawe Etienne Bugesera nawe ntabwo ushobora gupfa kwinjira mu karere ke kari ku murongo ariko nawe gahunda yari arimo ayitegura mu gitondo cyuko tugomba kugenda ntiyari yamenye ko ibintu byahinduye ingoma zahinduye imirishyo gusa Imana ishimwe ko nawe yabonetse ariko nawe nta muntu ujya upfa kwinjira muri Bugesera kaza Victoire Ruhango Victoire Ruhango yari afite abantu benshi cyane uyu munsi ayobowe n'uwo bita Regisi nzaba ndora kandi umuyobozi ufite ibintu bijyanye n'ubuyobozi rwose ni uyu muntu ariko baramunanije arakomeza arakotana amakuru yatangira ku gihe nta muntu rwose wigeze uza cyangwa se ngo amuce mu biganza akomeza kubungabunga akorana n'inzego z'umutekano nawe turagushimiye cyane haje Muhanga yitwa Kamanayo Xavier iyo amaze imyaka myinshi cyane nawe kubiyoza hano dufitemo abantu batangiye ubuvuzi gakondo muri 80 muri za 70 baba Munyankindi uyu mugabo Xavier dufitemo ibigugu uyu nawe rero ayobora akarere ka Muhanga ntabwo byoroshye ariko yakomeje nawe kubungabunga umutekano wiwe nta wigeze winjiramo urakoze cyane turagushimiye Muhire Kamonyi nawe turagushimiye yakoze mu karere ka Kamonyi akora naho muri Gatsibo aho yaraturutse urumva yakoze uturere tubiri wari urimo ntabwo yakomeje gukora neza nawe baramwijiriye ariko yarakoze cyane na n'uyu munsi aracyahanganye kuraje Thomas ntazongere kugukanga haje Rurindo Jean Paul ako murabona ukuntu dukeye nta mashyi Jean Paul ni Rurindo nawe ntabwo babanyuzemo yakomeje kubungabunga rega hari igihe abantu binjiramo bakatatanya abantu ariko niyo barundarundiye hamwe bakomeza kuvuga bati ubumwe bwacu bw'abanyarwanda buri hamwe ikibi nuko haza hakagiramo ibyinjiramo sibyo yego nawe warakoze cyane haje Ngoma umuntu yitwa umwuzukuru wa Ngunda atarura ibiro 200 nubwo mu mureba ngo ngana niwe uhagarariye akarere ka Ngoma nawe ni umwe mu bantu badufashije cyane kuva urugaga rutangiye kugezana n'uyu munsi agikotana Imana ivugisha kuraje Antoine Ruhango Ngororero yego Antoine nawe n'uwa Ngororero yarakoze nawe cyane ariko ntabwo byamworoheye ibi byose bijya gushika byahereye Ngororero ndabeshya niho bihera bikamanuka Kabaya bikamanuka Musanze bikikubita Nyabihu bigakubita Rubavu bikazamuka i Kigali n'umuyaga icyo bita serwakira nawe kuraje aba bantu uturere 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 abandi ntabwo babonetse kubera ko twabaye nk'ababatungura ntabwo babonetse ariko nta kare tudafitemo umuntu ndabashimiye mwabayobozi mw'Imana bahumugisha kandi ntimubirebere gutyo umugabo wa Nyamagabe Gadi nawe niyigira imbere rwose mubone nawe ari Nyamagabe uwa Karongi ntiyaje ari kwishamba ndabashimiye rero murakoze aba bantu so kugira ngo mukomeze babereke hano n'uburyo bakoresheje imbaraga zose zishoboka
mugiye kubafasha aho mwaturutse mu turere, mu mirenge, mu midugudu. Mugiye kubaka ubuvuzi gakondo buhereye hasi ku mudugudu, sibyo? Buhereye hasi ku isibo. Mugiye kubaka ubuvuzi gakondo bukorana na leta. Kandi ibyo bintu by'imitwe ngo hajemo ibintu by'abakono, ngo hajemo ibintu byo muri Kongo, ngo hari kuzamo ibintu. Jewe ahubwo jewe nzasaba mu gihe wagiye muri ibyo bintu utatumiwemo, bajye bakujyana n'umuyobozi wabitumiye. Sibyo byiza? Ese umuyobozi tuzi ko perezida wacu arahari, inzego bw'intore zirahari, ninde muntu ubaca intege akabatentebura mujye kwiyicarira? Ninde muntu ubaca intege? yego yemwe abasangiranye dusangiye umuco muze tuwusigasire utaducika, ntuzagerageza kuwutera ibuye.